wenda njyewe mfite ukuntu mba nshaka umuntu unyitaho mba hafi utanga keya nyine yo gutuma noneho nkaba narakubonanye n'umugabo rwose tukabana ariko umugabo rwose ibyo byose ari umusirikare waha noneho ishyire mu mwanya we nihe nama waha uwo mugore uko yabyitwaramo mu gihe abanye n'uwo mugabo gusa tugeze ku bagore oya ni gute ushobora gutwara uwo mugabo tayari ikiganiro baza muganga urakizi oya ese umugabo ashobora kuba umugabo mwiza mu gihe atabonye amahirwe yo kwigishwa ziriya nyigisho wenda z'abashakanye cyangwa se ataragize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi be bombi ngo ikibazo ushaka kumbaza wambaza ndashaka kubaza ese ni gute umugabo ashobora gukomeza kuyobora urugo rwe neza no mu bihe bigoye ubwo mu bihe bigoye wenda navuga mu gihe hari crise mu rugo mu gihe harimo kutumvikana yego mu gihe nta kazi gahari nyine nta mu gihe byose byanze byo muri ubu buzima mu gihe mwatinze kubyara ni ryari umugabo ashobora gukomeza kuyobora urugo rwe neza ikibazo ko gikomeye ni ryari wabivuze nyine muri ibyo bihe muri ibyo bihe ni gute umugabo ashobora kuyobora neza umugabo ufite kubaha Imana umugabo Imana ibone ikishimira noneho yagera ku mugore akamutangira uwamye hari uwamye yanangira anangira uwamye bubi kamaze numve Shalom bakunzi bacu dukomeje kubaha ikaze kuri channel yacu Rugero TV tubashimira uburyo mukomeje kutuba hafi kudukurikirana gukora subscribe na share Imana ibamugisha twagarutse rero nanjye mbasuze hariya nawe ndabikaze nihaye ikaze kandi nawe mbahaye ikaze niko yakwiyaranye bagiwe nyine ariko reka ni ikaze nta kundi bagomba kumubona imbere yanjye nta kibazo ndakomeye twikomereze tuguhaye ikaze uyu munsi ngo bimeze bite basi uyu munsi rero tuje kuhavuga tuje kuvuga abandi tuje kuhavugaho n'abagabo tumaze iminsi duta abandi kinyarwanda bavuga ngo guta w'imfane abamama abagore igitsina gore imyambaro ngo sinzi akari akantu k'imyambaro ko ari wagashyigikiye nkabona karakuriye gakomeza kagaruka urumva ngo kutita ku bana ngo bireba abagore noneho abana se bo bavuga iki ko nshimye ko uri kuvugira abamama abana bavuga iki ko nabo twabatinzemo ingimbi abana nabo tuzavuga uburyo basigaye bumva nabi bazengereje ababyeyi ariko n'ubundi nawe bashaka kuvuga ati ntabwo ari twebwe n'imwe mwabiteye igihe cyo kurerwa kwacu gitandukanye n'igihe cyo kurera ubu ngubu biragoye viziyo rwose twikomereze umunsi rero tuje kuvuga ku mugabo mwiza twirengagije ko harimo n'abagabo babi umugabo mwiza ubereye urugo umugabo ufite kubaha Imana umugabo Imana ibone ikishimira noneho yagera ku mugore akamutangira uwamye hari uwamye yanangira anangira uwamye bubi kamaze numve ntabwo nabitangira uwamye bubi Imana nizi biri mu mitima yacu twikomereze biravanze ariko ndagushimira
noneho rero nk'uko twabivuzeho tuje kuvuga ku mugabo mwiza umugabo w'intangarugero umugabo ubereye urugo Kristo nyine yishimira kugira ati nyine ni umugabo niwe nifuzaga muri Adamu uri umugabo mwiza. Icyo kibazo rero ukivuze nta wivuga amabi ameza ahari ntayivuga ayo meza twumva si ngewe kwivuga ngewe muvuge ariko wowe wamvuga ariko apana no kuri kamera oya uyu munsi ni ukuri reka twiganire ku mugabo muri rusange reka tujye ku mugabo muri rusange umugabo ukwiriye umugabo icyambere kuba umugabo ntabwo ari ikintu cyoroshye n'inshingano kandi ngewe nkunda kubwira abantu hari igihe umuntu mu buzima hari ibintu ugeramo ako kanya ugahita umenya ugahita wiyadaputa vuba sibyo hakaba n'ibindi ugeramo ukamera nk'uri kuba umunyeshuri uri muriga buhoro buhoro bikagenda uhindura byose turafasha n'uri gutegura kuba ushaka iyo mvuga cyangwa se n'umwana uri gukura avuga ati nshaka kuzaba umugabo nkunda kubwira abantu ko ngewe mvugana sinkunda gucira umuntu vuba vuba urubanza cyo kuzishobora gutekereza nkabona ariko hari atekerezaga ibi nkashaka kumutekereza aho nari n'amakosa nanone ariko nshaka gufata umuntu ngo mushyire mu makosa cyane hari umugabo kugira ngo azabe umugabo mwiza mu rugo bimufata igihe sibyo bitewe na background yiwe ahahise sibyo hakaba n'umugabo kugira ngo ahite afata inshingano yumve ko aba ari umugabo mu rugo ewana byihuta cyane bitewe uretse gato si mu maraso gusa ushobora no gusanga reka ngo nk'urugero ngira nka bishobora gutungurana ariko nyine umwana arivukira tujya tubivuga nk'abana biriya couple ya Ngarambe urayibona kuba gukunda abagore babo sinibaza ko ari ibintu bazajya gufatamo amasomo cyane kuko babonye ababyeyi uburyo babanye yego so hari bishobora gutuma umugabo afite amateka inyuma bigasaba ko kugira ngo azajye kuvamo umugabo arabishaka ariko ya mateka aramujyana aramutsikamiye ariko none wa mugore ashaka kumufasha kuvamo umugabo muzima sibyo hakaba n'umugabo uza rero we yarabiteguye sibyo azi icyo ashaka abo baratandukanye gusa reka twibande kuri uwo mugabo nyine ibyo navugaga ko ari kugira ngo niwumva aka kanya ibyo bitarimo bituzuye ntucikine ngo yego ntabwo ndi umugabo mwiza n'umugore nimva umugabo turi kumuvuga nituvuga akareba umugabo akabona bituzuye ntiyumve ko umugabo we atari umugabo ukwiriye ashobora gutanga amanota ngo wabibonye ngo ibingibi n'ibingibi ngo nibyo by'ubuzujije umugabo mwiza ngo kandi we ntabyo ushoboye rero ngiye gusubiza mu buryo bwihuse icyambere umugabo nyamugabo wa undi tuvuganye n'ubereye urugo ikintu cya mbere ashira imbere ni ukubaha Imana agakunda Imana akayirutisha umugore we n'abana n'urugo rwose nimba ivuga abantu baravuga ati umugore ni Imana hari umuntu wavuze ngo umugore ni Imana ariko Imana ni imwe gusa abandi twese turi biremwa cya mbere rero navuga kuri icyo kibazo mbarije umugabo wa nyawe icyambere mu rugo rwe yubaha Imana agakunda Imana akarutisha byose hanyuma rero rwa rukundo aho Imana ikamwigisha uko agomba gutwara urugo rwe sibyo hari imirongo dushobora kwifashisha ko ntashaka gutinda cyane umuntu ashobora kugenda ari buze kugenda ashobora kugenda asoma ariko n'icyambere twibukiranye ijambo ry'Imana tubwira ngo itegeka umugabo gukunda umugore we ariko gukunda umugore haba ugomba kubanza ya Mana twavugaga hanyuma hagakurikiraho yego hanyuma hagakurikiraho
umudamu agakurikiraho abana, umuryango, gutyo urabyumva. Hanyuma ikindi cya kabiri navuga, agomba kuba umuyobozi mu buryo bw'umwuka nyine. Hari abantu bavuga ati se none se umuntu ntabwo ari umugabo mwiza atazi Imana. Ni ukuri biragoye. Impamvu bigoye ni uko amarangamutima akuganza, udafite undi mujyanama urenze wagisha inama, kandi ikindi nyine ubuganzwa n'amarangamutima yawe. Ariko ukunda Imana araho ugera Imana ikagutegeka gukora ibituma urugo rwawe rukomera, sibyo? Rero icyo nicyo cya mbere nakivuze, no gukunda Imana kuruta umugore. Ntukunde umugore kuruta Imana, kuko nukunda umugore kuruta Imana uraba Imana iraba itakiri Imana, ahubwo ikigirwamana, umugore ababaye ikigirwamana, sibyo? Hanyuma icya kabiri, kuba umuyobozi muri byose, ariko tukagaruka no mu buryo bw'umwuka. Umuyobozi mu buryo bw'umwuka ni cya gihe nzafata umugore n'abana nkabatoza gusenga, nkabakundisha Imana, kugira ngo tube muri ya zone irinzwe, sibyo? Irinzwe, kandi urwo rugero rwiza umugore n'abana bazabifatiraho, bituma urugo rwanjye rushaho kugenda rukura. Ikindi cya gatatu navuga, uraza kugenda umbaza mu gihe ubushakira. Ikindi cya gatatu navuga, guca bugufi, kuyoborana ubugwaneza no guca bugufi. Ibi nabyo nibyo bishobora kuranga umugabo muzima, umugabo nyamugabo mu rugo. Ni ukuvuga ngo umugabo si wa wundi uzaza akigera mu rugo abantu bose birukanye, najya kwicara muri salo bose bakwira imishwaro, ibyumba bagende. Umugabo si wa wundi uzinjira agera muri salo akumva ko agomba kurya wenyine sahani hariya wenyine, nk'umuntu ukomeye, nk'umutware w'urugo, nk'uhahira urugo nyine, sibyo? Nka bwana. Umugabo ni wa wundi uzaca bugufi imbere y'umugore we, imbere y'abana, akamenya uko abasha kubegera, kuko burya guca bugufi bigufasha kwegera abo hasi, sibyo? Rero umugabo muzima agomba kurangwa n'icyo kintu kijyanye no kuyoborana ubugwaneza no guca bugufi. Amagambo aremereye, iterabwoba, gukanga, biriya bintu bikunda, twabivuze ko hari igihe bitera amadepresiyo abana, umugore ashobora kugira depresiyo, nizangu uzasanga ngo abandi bana ntibasura bagenzi babo mu rugo, kirazira abana ntimukarenge hano, ngo ni discipline bari gutanga. Umwana yarenga mu rugo gatoya, yakumva imodoka ihinze iwabo, akiruka agasimbuka yirukanka kugira ngo umubyeyi adasanga yasohotse urugo. Rero umugabo nyamugabo arwana nuko abana, umugore bose bamwiyumvamo, kandi bakishimira kuba bari kumwe nawe, bakishimira kuba bayoboye ari umutware mu rugo. Ikindi ubwo navuga cya kane, abadukurikiye nabo ubwo bazatwunganira uko babyumva, turakubivugira ku mugabo. Ikindi cya kane navuga nuko hagati aho ngaho umuntu ashobora gusoma Abafilipi ibice 2 umurongo wa 3. Asomere Abafilipi ibice 2 umurongo wa 3. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 3. Ntukaremere, ntimukagire, yego, 2:3. ntimukagire icyo mukorera kwireba ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Yego, guca bugufi nibyo navugaga rero. Abantu bakwiye kuba abagabo beza mu rugo, baca bugufi. Abagabo beza mu rugo bakunda Imana bakuruta abagore babo. Abagabo beza mu rugo bayoborana umwuka w'Imana urugo rwabo. So cya kane, abagabo beza mu rugo rero batera imbaraga. Kwa kundi ushobora kuba wacitse intege, ni njye wakagombye kuza kuba hafi yawe. Batera intege umugore, agatera intege abana, akaba nyine bagahora bamubona ko we muri situation yose barimo we akomeye, sibyo? We akomeye, bigatuma n'urugo rwose rukomera, umugore agakomera, abana he kuba ubwoba ejo bizagenda gute, umugabo agatera imbaraga abo bose.
hanyuma hari imirongo itandukanye sinshaka ko tusoma kubera iminota turi gukoresha, ariko aha naho ushatse ushobora kudusomera Abakorinto 16:3. 16:3 ba mbere. Abakorinto 16:3 bavuga ngo kandi ubwo nzasohora abo muzashima nzabatuma mbahaye inzandiko kugira ngo abe ari bo bajyana iby'ubuntu bwanyu i Yerusalemu. 16:3 16:3 mube maso mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo mwikomeze. Nibyo navugaga nyine, ntago 14 navuga ngo ibyo mukora byose mukorana urukundo. Nagira ngo nsindagira aha ngaha mwikomeze, ni cya kintu navugaga. Iyo uyoboranye ishyaka no kudacika intege, yego kudacika intege n'urugo rwawe, hari icyo uri kubatoza kuvamo abagabo, abana b'abasore bakavamo abagabo, abakobwa bakavamo intwari, umugore akaba intwari. Nibyo byandi usanga, reka mbivuge kuko bibaho mu buzima, umugabo ashobora gutabaruka ariko kubera umutima yasize mu mugore n'abana bagakomeza bakomeye. So rero icyo nicyo kivuga umugabo nyamugabo, umugabo mwiza mu rugo. Ikindi cya gatanu nihuse cyane, agomba kumenya urugo, akaba navuga ngo provider, ni uvuga ngo akamenya ko afite inshingano zo gutunga urugo, ibimureba byose akabikora. Tubisanga muri Timoteyo 1:5-8. Timoteyo 1:5-8 haravuga ngo, haranditswe ngo ariko niba umuntu adatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma yutizera. Kandi niba umuntu adakunda be cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa kandi aba abaye mubi hanyuma yutizera. Ndumva icyo nacyo cyumvikana. Sinshaka kugenda nsobanura cyane kuko ntari umuvuga utumva. Tugende twisoreze. 6 ya nyuma, akunda be cyangwa yereka urukundo umugore we, ariko mu buryo nyine uri biblique, mu buryo Bibiliya dusaba ko tugomba kubakunda. Bibiliya tubwira ngo dukunde abagore bacu nabo bagire gute, bubahe abagabo babo. So muri makeya nibyo. Wowe ugiye kumbaza, nabonye ko ankurikiye, rero twiganire kakeya tuze gusoza, kugira ngo abantu bandi nabo bazakomeze kutwunganira. Ariko turi kuvuga ku mugabo mwiza mu rugo, umugabo nyamugabo, kuko tubabuza abantu bose ni abagabo mu izina, ariko abasigaye no kuba umugabo mu bikorwa. Ikibazo ushaka kumbaza wambaza? Ndashaka kubaza, ese ni gute umugabo ashobora gukomeza kuyobora urugo rwe neza no mu bihe bigoye? Ubwo mu bihe bigoye wenda navuga mu gihe hari crise mu rugo, mu gihe harimo kutumvikana, yego, mu gihe nta kazi gahari, nyine mu gihe byose byanze byo muri ubu buzima, mu gihe mwatinze kubyara, ni ryari umugabo ashobora gukomeza kuyobora urugo rwe neza? Ikibazo ko gikomeye. Ni ryari? Wabivuze nyine muri ibyo bihe. Muri ibyo bihe ni gute? Ni gute umugabo ashobora kuyobora neza? Njye nibaza ko ibintu byose twavuze twatsindagiye gushyira Imana imbere, sibyo? Buriya iyo urugo rwamaze kurutoza kubaha Imana no gukunda Imana, biroroha cyane ko situation yose muzanyuramo bizora kumva ibyo bari kunyura, ibyo umuryango uri kunyuramo, bikoroha no kwegera Imana, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ugukomeza nyine iyo communication nticike,
abantu bakomeze baganire ku bintu biri kugenda no gushakira hamwe igisubizo. Hari igihe byanga nyine, ariko niyo mpamvu bavuze ngo, niyo mpamvu bavuga ngo ababiri bishe umwe, iyo muhuza muraganira mugakomeza kuba muri iyo situation, muri ibyo bihe mukamugereza gushaka bya bisubizo byoroheje bibafasha gukomeza kuba imisi yisunika munasenga. Kandi Imana uko igomeza kubona gushyira hamwe kwanyu irushaho nayo gushaka uburyo ugomba kubasubiza mukagoroka muri bwa buzima bwo hambere. Icyo nicyo navuga cyakumvikana cyane. Gusa icyo nge natindaho cyane mbwira abantu, turi kuvuga umugabo ariko wa mugabo w'umukristo, kuko umugabo utaramenya Imana urugo ashobora kuruyobora ariko hari byinshi bimutsinda. Ariko umugabo wamenye Imana iyo ayoboye urugo rwe hari byinshi atsinda, kuko ntabwo aba ari wenyine, aba ari kumwe n'Imana. So abandi bo uzasanga hari umuntu uri buze kumbaza ngo wenda nawe wakimbaza kuki umugabo ukijijwe ushobora gusanga byadivorishije cyane. Ntibihari se? Bihari. None wowe utekereza ko biba byatewe n'iki? Kuba umugabo wakijijwe ariko ugasanga yadivorishije bibaho cyane. Hari n'igihe rwose umugore ashobora kumunanira burundu ukagera ku rwego rwo kumva aho kugira ngo nzarwane n'uriya muntu cyangwa se mukorere ikindi kintu kitari cyiza, kadutandukane mu mahoro. Hakaba n'igihe umugore yamunaniye akanagenda atanamwirukanye akajya kwishakira abandi. Bibaho cyane. Barahari, hari abo usanga nge hari n'uwonzi rwose wareza abana be kuva mu buto kandi agikomeye mu by'Imana. Birahari ibyo ngibyo, ariko nyine niyo cyo nkubwira, umugabo nyamugabo arakomeza n'abana nubwo umugore yabamutanye barakura, ugasanga bavuyemo abakozi b'Imana. Imana ntiyemera ko basaba ngo barare hanze cyangwa se babura icyo kurya. Imana irabarinda kubera rya sengesho ry'umubyeyi, rya sengesho ry'umugabo, kwa gushyira Imana imbere. So ibintu byose rero by'urugo bikubiye mu buryo ushyira Imana imbere, mu buryo ukunda Imana. Ubwo ndavuga ku mugabo no mu buryo bwa kabiri navuze, uburyo bwo kumenya inshingano zawe nk'umugabo, kwe gutunga urugo, ibisabwa byose ukabishaka bikaboneka. Mvuga kuba umuyobozi mwiza mu buryo bw'umwuka, kuyobora mu buryo bw'umwuka neza. Mvuga ku buryo bwo guhorana ishyaka no kudatsindwa no kudacika intege, no kudatsindwa nabivuga. Mvuga n'ibyo bindi. So numva ari ibyo ngibyo. Ikindi kibazo, ese ni izihe mbogamizi zishobora gutsikamira umugabo kugira ngo nyine bishobora gutuma utaba umugabo mwiza? Nyine ni izihe ngorane cyangwa imbogamizi zishobora kubangamira umugabo muri ya gahunda yo kuba umuyobozi mwiza? Cya mbere nuko nakubwira ngo ubundi bwose igihe cyose utasabana n'Imana, izo mbogamizi ziroshye kuza zikakubangamira ukananirwa no kuyikura. Kubera ko ndi ujya usanga umuntu yari muzima, yari umugabo mwiza, ariko igihe kirageze utazi uko bigenzwe, ukavuga ngo baramuroze se. Oya, si ukuvuga ngo ni ukuntu ukaberwa ibibaye arahindutse, kandi ntacyo uzi wowe ko nta kintu ugeze ko wenda nk'urugero wenda tubanye umeze neza nta kibazo, ahagezemo hagati urahindutse kandi ntugeze umbwira ati Tony ahangaha wenda warambangamiye, ibintu birambangamiye, ushobora gutuma anytime ushobora guhinduka. Nyine ariko nakubwiye ibintu bibiri. Ako kantu uvuze wibuke ko nakakubwiye mukiri ba fiancé, muri fiançailles hari byinshi ubutarabona. Iyo umaze kubana hari ibindi ubona nyine wowe atigeze kwereka mu kirambagizanya. Ibyo nabyo ushobora kuvuga ngo ni uguhinduka, sibyo? Ariko ugasanga byari bihari ariko ntiwari ubizi, sibyo? Kuko ntigeze, ntimwabanaga, sibyo? Ariko nakubwiye ngo umugabo mwiza usibye ibintu mvuze ni wa wundi nanone iyo ageze muri ibyo bihe bigera igihe bikarangira ko agwana no kwiga kugira ngo azavemo wa mugabo ashaka, yumva Imana yishimira, sibyo? Aho rero hari igihe bishobora no guterwa n'uko ubusabane bwanyu n'Imana tameze neza. Sijya wambwiye uti hari abantu bakubwiye ngo uko wasengaga
uzasenge byikubye n'umugabo biramureba. Uko wasenga gukira umusore ukwiye gusenga byikubye umaze kuba umugabo, kubera ko uba ugiye kugira inshingano kandi uba ugiye no kugeragezwa biruta uko wageragezwa gukira wenyine. noneho ikindi kibazo cyanyu ese baza uri tayari? kiganiro baza muganga urakizi. ese umugabo ashobora kuba umugabo mwiza mu gihe atabonye amahirwe yo kwigishwa ziriya nyigisho wenda z'abashakanye cyangwa se ataragize amahirwe yo kurirwa n'ababyeyi be bombi ngo abarebereho cyane umugabo ugiye kumvugisha menshi. Umugabo ntabwo ibyo byose twavuze amateka yahashize nk'umuryango h'ababyeyi bigiramo uruhare n'ibyo, ariko usibye ibyo umugabo amaze waje agahitamo gushaka agakora iyo gahunda yose agashaka umugore asanzwe ari umukristo, hari amateka duhindurirwa iyo tumaze kumenya Imana, hari n'andi tugenda duhindurirwa uko turushaho kwegera Imana, sibyo? Birashoboka cyane ko uwo muntu yaza kubaka nubwo se na nyina baba batarabanye neza, nubwo baba baratandukanye barakoze divorce, nubwo se yabaga wenda ari umusinzi agahita ataharwana. Ibyo byose iyo umugabo amaze kwakira agakiza akajya gushaka, hari ibintu Imana ikuraho mu buzima bwe, ayo mateka azamugumaho ngo nawe atekereze gutyo ntibiba bigikunze, kuko wabashyize imbere n'Imana si amateka, si ibyahise by'ubuzima bwiwe. Ngewe nemera ko bishoboka cyane ko umugabo bigendeye ku mateka mabi atarabanye n'ababyeyi ataragize gute, bishoboka cyane ko amaze kugera hariya ashobora kuza yarahindutse, ashobora kuza ya mateka akagaruka, ariko akigira ku mugore, umugore agatuma umugabo arushaho kugenda aba mwiza kurushaho. noneho kwisingira ibibazo byinshi nta kibazo, uyu munsi tuganire ngo wenda tuvugane nko kuri abantu bavuga ati noneho ntabwo ngewe nzi gusenga, sibyo? donc sindi umukristo wa cyane ku mugabo se oya nko ku mugore, sibyo? noneho nkaba mbana nawe wenda ngewe mfite ukuntu mba nshaka umuntu unyitaho mba hafi utanga keya nyine yo gutuma bigize. noneho nkaba narakubonanye n'umugabo rwose tukabana, ariko umugabo rwose ibyo byose ari umusirikare, waha noneho ishyira mu mwanya we, nihe nama waha uwo mugore uko yabyitwaramo mu gihe abanye n'uwo mugabo? gusa tugeze ku bagore. oya ni gute ushobora gutwara uwo mugabo? ese ko wowe urimo urabaza nk'umugore, ntabwo uri kubaza umugabo wishyize umwanya ngaho nyumvira kandi uretse ko ndi umugabo ndishyira umwanya wawe ntawe bagutwara utavuga utaganira, ariko nakubwiye uwo utaganira. reka noneho ngusubize minisiteri kubera ko kubera ko iki kibazo ntabwo cyari cyanjye, iki kibazo ni njye wakagombye kukikubaza. ni gute se nshobora kwiga uko ndi bubane nawe kandi ari wowe ufite icyo kibazo? sasa abantu iyo bamaze gushakana hari utuntu nakubwiye umusangana, utwo tuntu nitwo ukeneye kumufasha kwahindukamo. ntabwo bivuze ngo umuntu uzamwita umusirikare, nta nubwo umuntu azaba 100% uko ushaka, ariko hari ibyo yamufasha agahindukamo. iyo byanze rero kandi ari ibintu bitasenya urugo urabyakira. oya wokomeza kuba uriwe, ntabwo ukwiye kwigana ngo ube nkawe. oya ukomeza yo kuba wa wundi nawe, sibyo? hari ibintu bimwe bijya binangaza. umuntu ashobora kubana umusirikare ariko agukunda, sibyo se? iyo kubanye umusirikare nk'uko bivuga agukunda, ibyo bindi bisigaye hari utuntu tumwe na tumwe ushobora kugenda ukamukoramo, n'utundi bishobora kwanga ugasanga niko mu mimerere mu miterere ameze bigoye guhinduka. icyo gihe icyo koze kuko muhora mugasenga ushobora kumubwira ariko hari icyifuzo ngiye kuguha
tujye tugisengera igikuru nuko nawe aba yemera ko ibyo bintu bihari byagorana atabyemera ariko yabyemera ni amahirwe ni amahirwe ubwo numva igisubizo cyanjye ari cyo ngicyo ubwo gahunda ihari abadamu abadamu barara abagabo bameze gute bameze nk'ubwo buryo ubuhe buryo nk'abasirikare kandi bo hari ukundi kuntu baba bifuza ko bimera kwihangana ntabwo navuze ubundi se gushaka ni iki hatabayemo kwihangana gushaka ntabwo waje se hagomba kubamo icyo kintu yego gushaka icyo wabuze gushaka hagomba kubamo kwihanganirana hagomba kubamo kuganira kubahana ibyo byose umugabo yabikora n'umugore agomba kubikora kubabarira n'ibyo bindi hari igihe umutera gutuma nawe atangira kubimenya sibyo barahari hari abantu bagenda bigishwa akagenda ava muri cya kintu bavuga nyine nk'urugero uyu muntu uri inyuma ya kamera ntabwo yavugaga none usigaye yamvugisha ariko ubu biragoye kubana n'umuntu utavuga ariko nanone hari igihe bigira gutya nyine ukamenya nasi ubu ntitwasoza kuko nguvuzeho iminota twakoresheje si myinshi turabashimire reka tubashimire cyane dukore subscribe kandi dukomeze gutanga ibitekerezo muduhe ibitekerezo papa mukomeze kuba abapapa beza bakunda imana kurusha ibintu byose imana izabayobora uko bagomba kubaho nuko bagomba kuba ku rugo urakoze cyane urakoze